Muraho neza, reka turebere hamwe ibyiza byo korora inkwavu. Ku muntu woroye inkwavu afite nk'urugo, umuryango, ntago yakwifuza akanyama, bino byo abantu benshi bakunda kwita ngo ni akaboga, afite ubworozi bwe bw'inkwavu. Ikindi cya kabiri kandi ntago ahura n'ubushomeri ufite inkwavu zawe. Ikindi ku rubyiruko ahanini, ku muntu ufite ibihumbi bitatu, ufite ibihumbi bibiri, ufite bitanu, yabona urukwavu akagenda korora, ugasanga nawe rumugejeje ku bintu byinshi. Kuko njye mbabwira ibi ngibi nahereye ku rukwavu rumwe, ubu ngubu maze kugira inkwavu nyinshi. Ugasanga nawe mu minsi iri imbere ubariwe mu basore bafite ibiceri, bakize kandi ubikijwe n'inkwavu zawe wazitayeho. Ikindi gutya ntawabura umusore ngo urahura n'ubushomeri, ngo wabuze ipataro se, cyangwa se ngo wabuze ngo urukweto ufite inkwavu. Iki ni ikintu kitabaho, kuko hari ukuntu usanga urubyiruko benshi babona nk'igihumbi bitatu, ugasanga baragiye barayanywereye ngo nta kintu cyavamo. Kandi ahanini ku muntu uzi korora inkwavu, nta n'ibintu birenze birimo cyane pe, ko wapanze korora inkwavu hari ibintu byakuvuna, si ibintu wenda ngo byakujyana mu nzira zo hejuru. Ku muntu ukunze kino kiganiro nakande subscribe, like na share. Ibiganiro byo ni buri munsi. Ciao ciao.